Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ndabashimiye kuba mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel. Imana yacu ibahe umugisha. Mbashimiye ko mwakoze subscribe kandi n'abatarayikora nabo bayikora, tugakomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana yacu itugirire neza. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana hanyuma tubashe kuganira. Imana yacu itugirire neza. Turagushimiye nyakubahwa Imana, dushimiye ko udukunda, dushimiye ko watumenye kera, dushimiye ko Uwiteka Nyiringabo turi abana bawe ku bwa Kristo Yesu. Mwami turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya uduhaye wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ni benshi batawubona, ariko tugushimiye ko wadutoranije. Uwiteka Nyiringabo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera udufashe muri uyu mwanya, kandi ufashe n'umuntu ugiye kumvira ijambo, umugirire neza, umukomeze kandi umuhe kumva ndetse no kumvira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Dusanga muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Turasoma ibice bitatu, duhere ku murongo wa mbere turagarukira ku murongo wa 9. Imana yacu itugirire neza. Titire y'amagambo iravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye, kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nicyo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho icyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, nk'uko ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana ritwereka itandukano riri hagati y'abana b'Imana n'abana ba Satani. Ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Nigeze gukora ikiganiro kijyanye n'imyitwarire y'abana b'Imana, muzajyeho mukirebe. Uyu munsi tugiye kuganira, ese ubundi abana b'Imana ni bande? Hari igihe ushobora kubishidikanya bati ubundi ndi umwana w'Imana. Hari umuntu umwe wigeze kumbaza, arangije arambwira ati ese buriya ubundi byaje biti kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana, abandi ngo babe ngaba Satani? Noneho muri Bibiliya ngo hakaba hari aho batubwira ngo Imana ngo yagiye ngo Imana ngo yahaye uburenganzira bwo kujya kwica abanzi b'Abisiraheli. Akibaza si Imana iricana? Nyine ambwira ati uzansobanurire. Ariko nzabikoraho ikiganiro, tuzabirebaho. Ariko bene data,
iri tandukaniro riri hagati y'abana b'Imana ritangirira mu itangiriro. Iyo usomye mu itangiriro ibice 4 niho usanga hari urubyaro rwa Seti. Twibukiranye Adamu yari afite abana babiri, yabyaye abana babiri, Kayini na Abeli. Hanyuma Kayini aza kwica Abeli. Amaze kumwica, Imana imubajije ngo umuvandimwe wawe arihe? Aravuga ati ngiye sindi umurinzi we. Mu by'ukuri Imana yaramuciye aratorongera. Bishatse kumvikana ko Imana yararebye ibona urugo rusigayemo bababyeyi gusa kuko Imana ari umunyembabazi. Imana iza kumushumbusha, babyara umwana bita Seti. Abana baturutse kuri Seti nibo batangiye kugira gute? Nibo batangiye kubaha Imana, nibo batangiye kwambaza Imana. Abo bana b'Imana rero niho baturuka ku rubyaro rwa Seti. Hanyuma urubyaro rwa Kayini, kuko Kayini nawe yaje kubyara, tuzabiganiraho. Imana yacu tugirire neza. Ari naho hakomoka rya jambo rivuga ngo abana b'abantu bamaze kugwira, abana b'abantu bamaze kugwira ngo babyara abakobwa beza. Mbega nk'abana b'Imana babarebye ngo babona ari beza, ngo babarongoramo, babyara abana ngo bibirangirire. Ibyo ngibyo tuzabisoma mu itangiriro turebe ese byagenze bite, tuzabikoraho ikiganiro neza. Ariko nagira ngo mubwire, aba bana b'abantu ni abaturuka kuri Kayini. Hanyuma abana b'Imana ni abaturuka kuri Seti. Hanyuma ariko twebwe turi abana b'Imana bidaturutse kuri izo nzira zose. Turi abana b'Imana ku bwa Kristo Yesu, kubwo twizeye Umwami Yesu Kristo akatubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ibyo byatuhinduye kuba abana b'Imana. Haleluya! Imana yacu tugirire neza. Hanyuma uru rwandiko ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3:16, avuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo ni byo bintu byatumye tuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Haleluya! Imana yacu tugirire neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo rero umwana w'Imana ntago ashobora gukora icyaha, kuko Kristo ntajya akora icyaha. Imbuto rero ya Kristo iba iri muri we, ntago yatuma akora icyaha. Abantu rero bajya babyitiranya, bakavuga bati ese ubundi wabasha gukiranuka ute uri mu isi y'icyaha, wakiranuka gute? Ubwo haba harimo ikibazo cy'uko atazi gusobanukirwa icyaha n'igicumuro. Iyo tuvuze icyaha, ni igikorwa umuntu akora, ni ikintu kibi umuntu akora yabanje kugitegura, akakigaho, agapanga n'ahantu azagikorera, agapanga n'uburyo azabikoramo. Niba ari ubusambanyi, azabanza apange n'uwo bazabikorana, bapange n'aho bazabikorera, babiha umwanya n'isaha. Ibyo ni iki? Ni ubusambanyi. Ibyo ni icyaha. Igicumuro cyo ni cya kindi ukora ariko utabigambiriye. Urugero, umuntu ashobora kukurakaza ukarakara, ukaba wamubwira nabi, ariko nyuma yaho uhita Mwuka Wera kuganiriza batari ku mwana w'Imana ntago akwiye kuvuga nabi. Umuntu ashobora kukurakaza ukaba umukubise urushyi, ariko nyuma ugahita ugenda ukamusaba imbabazi uti mbabarira, kuko umwuka w'Imana ari muri wowe, ugahita wumva ko umwana w'Imana adakwiriye kurwana. Ibyo ni ibicumuro. Ariko icyaha ni cya kindi ugambirira. Niba ukora ibyaha rero,
ntabwo uri umwana w'Imana, uri umwana wa Satani. Ibintu tubyumvikaneho neza. Ntabwo umwana w'Imana yagambirira kwica yarangiza ngo akabishyira no mu bikorwa. Ntabwo umwana w'Imana ibyo bintu yabikora. Niba ujya ugambirira kugirira nabi umuntu wakugiriye nabi kandi warangiza ukanabishyira mu bikorwa, ntabwo uri umwana w'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bana bato ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, ukora ibyaha ni uwa Satani. Haleluya. Bana bato ntihakagire ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Uwo uri kuvugwa ni Kristo. Ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko uwo Kristo nawe ageze gute ari. Kristo ni umukiranutsi, Kristo arakiranuka. Ntihakagire ubayobya, ukora ibyaha ni uwa Satani. Hanyuma umwana w'Imana ntabwo akora ibyaha. Imbuto ya Kristo iri muri we, kuko Kristo ntajya akora ibyaha. Imbuto ya Kristo iri muri we, ntabasha gukora ibyaha. Kristo aramushoboza, akamurinda, akamuyobora mu nzira nziza yo gukiranuka. Imana yacu itugirire neza. Ukwiye kwakira Kristo. Niba ubusinzi bwarakunaniye kubureka, ukwiye kwakira Kristo akaba ari ugufasha kugira ngo ubashe gutsinda icyo cyaha. Niba ubusambanyi bwarakunaniye kubureka, ukwiye kwakira Kristo akagufasha. Iyo mbuto ya Kristo ikaba muri wowe, akaba ari gufasha kunesha. Haleluya. Niba ubugome, niba uhora ugoma, niba ugirira nabi, niba ugira urwango, ukaba nawe birakubangamira, ukumva ushaka gukiranuka ariko bikanga, ukabona biranze, akira Kristo, bwira Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuyobore, uzabasha kunesha. Haleluya. Uru rugamba turimo turwana bene data ntabwo ari urw'umubiri. Niko Pawulo yandikiye Abefeso, arababwira ngo urugamba turwana ntabwo ari urw'umubiri. Turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, ntabwo ari urw'umubiri. Ntabwo turwana n'abantu bafite inyama n'amaraso. Wakubwiye ko ari ukurwanisha ibikofi yarakubeshye. Haleluya. Ni mu mwuka, ni ukurwana mu mwuka. Imana yacu itugirire neza. Bene data, dukwiye kwakira imbaraga zituruka kuri Kristo zo kubasha kuyobora imibiri yacu ntibashe gukora ibyaha. Imana yacu itugirire neza. Imana yacu iturengere. Umuntu ukora ibyaha ni uwa Satani. Umwana w'Imana ntabwo kubasha gukora ibyaha. Imana yacu iturengere. Imana yacu itugirire neza. Bene data, reka nkwinginge wisuzume, urebe uruhande uhagazemo. Ibi nta marangamutima ahari, ibi nta kubishidikanya bihari. Niba uri umwana w'Imana urabizi, kandi niba uri umwana wa Satani urabizi. Icyakora muri uru rugendo hari abantu b'Imana, hakaba n'abana b'Imana. Nk'uko mu rugo rwawe haba hari abana, ariko hakaba n'abakozi, hakaba yewe n'abufasha. Abo bose barya ibiryo bimwe, bose ubagaburira bimwe, ubuzima babayeho ni bumwe, bari mu rugo rwawe. Ariko mu kuraga, haleluya, mu kuraga uzaraga abana bawe, abakozi ntabwo uzabaraga. Hari abantu rero bari muri uyu murimo ariko batahamagawe n'Imana, batari abana b'Imana. Abo ngabo nitujya kuraganwa na Kristo, nibo bazisanga bavuga aya magambo ngo ariko ko twahanuraga mu izina ryawe, ko twasengeraga abarwayi bagakira, kuki udukingiranye, kuki uduhejeje hanze? Ngo azababwira ngo nimugende mwa nkozi z'ibimwe, sinigeze mbamenya. Wisuzume niba uri umwana w'Imana. Niba urimo ukora
imirimo, ukaba uri umuririmbyi, ukaba ubivanga n'ibyaha, menya ngo ntabwo uri umwana w'Imana. Niba uri umupasiteri ukaba ubivanga n'ibyaha, ntabwo uri umwana w'Imana. Kuba uri kubona amasezerano baguhanurira ibyiza, ntabwo ibyo bivuze ko uri umwana w'Imana. Uri umugenerwabikorwa, uri mu rugo rw'Imana wagezemo. Abana b'Imana nibagaburirwa, nawe uri bugaburirwa, uri burye. Ariko nitujya kuragwa ubwami bw'Imana, Kristo agiye kuragwa ngo azaraganwa natwe, Imana yacu itugirire neza, wowe ntabwo uzaba urimo. Twihane, dukiranuke, tujye mu mubare w'abana b'Imana, twandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Reka dusenge Imana kubwira ijambo, ngira ngo wisuzume nanjye nisuzume niba ndi umwana w'Imana. Imana yacu itugirire neza. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami, tugushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye w'ijambo ryawe. Tugushimiye yuko udukunda, kandi urukundo rwawe rwagaragaye ubwo wemeraga kuza mu isi, ukemera kwitanga, kemera Uwiteka Nyiringabo gukuraho icyaha cyadutandukanyaga nawe ku bwa Kristo Yesu. Turagushimiye rero, komeza kuturinda abantu be gukomeza kwishuka. Nyemerera ufashe buri muntu uwo ari we wese abashe kumenya uruhande ahagazemo, abashe kwirinda, abashe kugendera mu murongo muzima. Utugirire neza. Abantu batazishuka ubugingo, nta bugingo bafite. Tugeze mu bihe bigoye, abantu badashaka kumva ukuri. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ndagutongera mu maso y'Imana ngo uhugure uteshe. Uwiteka ndagushimiye ngo Uwiteka, ngo Pawulo ngarangije ngaramubwira ngo kuko igihe kiraje ngo ndetse kirasohoye ubwo abantu batazaba bagishaka kumva ijambo ry'ukuri, ahubwo ngo bazishakira abigisha ngo bajyanye n'irari ryabo. Abantu ntabwo baba bashaka kumva ukuri. Tugeze mu gihe abantu badashaka kumva ukuri, ahubwo bashaka kumva inyigisho zijyanye n'irari ryabo. Nyemerera udufashe, abana bawe ubarinde, abana bawe ubigishe, abana bawe ubayobore. Satani ye kubashuka, ye kubayobya. Mwami Uwiteka Nyiringabo, tugirire neza. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye, ndagushimiye ko twumvishe, kandi nsengeye abari kwa muganga, abaremerewe, abarwaye, ubakize Uwiteka Nyiringabo, bihanganishe. Abafite ibibazo bitandukanye ubarengere. Nyemerera utugirire neza. Satani ye kubihebesha ngo yumve ko ubuzima burangiye. Nyemerera buri muntu uwo ari we wese umugirire neza, umuyobore, umukomeze, Uwiteka Nyiringabo, umwakire, umuhumurize. Uwiteka Nyiringabo, turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, ngo ukomeza kutugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo.